Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza nshuti tubana kuri iyi cano SDARM Rwanda. Uwiteka abahire cyane. Turagarutse muri studio ndi kumwe na mwene data Mutagoma Amoni. Tumaranye iminsi twigisha atuyoboreye iki cyigisho kitubwira ngo kwiyegurira Imana. Reka mwakire nawe abasuhuze maze anasengere dukomeze tujye mbere mu ngingo yacu y'uyu munsi. Kare. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Mutagoma Amoni, tukaba tugiye kubana muri iyi ngingo ya kane itubwira ngo kwitanga utizigamye. Urakoze, ni karibu ukomeza usenge noneho dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Urakoze muri wacu, turagushimye muri uyu mwanya mwiza. Tugushimiye ko uduhaye amahirwe yo kwiga ijambo ryawe binyuze ku ikoranabuhanga. Dusenze twinginga kugira ngo udufashe twe abari muri studio, kandi dusenze dusaba umugisha kuba azakurikira ibyigisho. Umwuka wera azabe ku mitima y'ababyumva kugira ngo atwemeze maze atuyobore inzira igana mu gakiza. Dusenze twizeye kutwumva mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze. Uyu munsi tugiye kwiga ingingo itubwira ngo kwitanga utizigamye. Ejo twabonye ingingo itubwira ngo Kristo yatanze byose. Nibanziriza iyi ngiyi, ubwo yatanze byose, twabonye muri iyi ngingo ko twebwe iyo dusabwe ibyo dutanga bitubanda ikibazo, ariko iyo dutanze byose muri iyi ngingo yaratubwiye ngo nta kindi tuba dutanze keretse umutima uhumanijwe n'ibyaha, ubwandure bwacu, ubugoryi bwacu, ubuhanya bwacu. Twebwe iyo dutanze byose nicyo tuba dutanze. Buriya nicyo tuba dutanze. Biriya uvuga ngo utanze amafaranga, uri gufasha abakene, uri gufasha umurimo w'Imana, uri kwitanga ukajya mu murimo, burya nta kindi tuba dutanga, uba ari gutanga inarijye yacu n'ibibi byacu. Kuko burya nta kindi bidufasha. Hari umwigisha umwe watwigishije aratubwira ngo igihe niba ushaka wowe gukira jya utanga. Iyo utanze rero amafaranga, wowe uravunjirwa ugahabwa ubuzima bw'iby'umwuka. Buriya rero tuba dutanze ibibi byacu, ariko Kristo yatanze ubugingo bw'ubuziranenge. Noneho tugiye kureba uburyo kwitanga utizigamye. Nitwitanga tutizigamiye inyungu bizaduha ni iyi. Karibu rero tukomereze. Murakoze cyane. Ikigendanye no gutanga cyo ni icyigisho kirekire, cyazafatirwa ikindi gihe. Tunosherwaho gatoya, ariko ko ufite umwuka w'Imana burya rimwe ku munyabwenge riba rihagije. Kwitanga rero utizigamye n'ubundi bigaragarira mu bikorwa by'ibyo dutanga, ndetse guha Imana umutima wacu wose, umwuka wacu, ubugingo n'umubiri. Ibyo byose bikubiyemo iby'Imana ishaka ku muntu kugira ngo ibimufite neza rwose. Rero hano iki cyigisho kitubwira ngo kwitanga utizigamye, harimo ikibazo kitubaza ngo ni ikihe cyifuzo gikomeye Pawulo yari afitiye abizera b'i Roma. Abaroma 12 umurongo wa mbere. Abaroma 12 umurongo wa mbere haratubwira ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Urakoze cyane. Urumva ko ni ukwitanga nyine. Noneho mu Batesalonike ho haravuga ngo 5:23 ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Uri kumva neza yuko turasabwa kugira ngo twitange wese kugira ngo tubashe kurundurirwa mu biganza cyangwa se mu bubasha bw'umwami wacu Yesu Kristo. Nubwo ayo magambo yabwirwaga abisirayeli ba kera, natwe ubwoko bw'Imana aratureba muri iki gihe. Byumvikana yuko iki gihe cyacu twese biratureba. Isirayeli ya kera yari iriho, ariko ubutumwa bwahindukira abanyamahanga ari bo twe, kugira ngo natwe tubashe kugururirwa amarembo y'ijuru. Tugomba kwitangira umurimo w'Imana, kandi dukwiriye guharanira gutanga ituro ritunganye uko dushoboye kose. Burya Imana ntabwo idusaba ibyo tudafite.
muri duke dufite iratudusaba kugira ngo iduhe byinshi. Kudatanga rero ni ukwihombya. Noneho hano hagenda ni urugero batanze ituro, ku rugero rw'ituro, ariko mbere na mbere nitubanze tuture imitima yacu, tubanze tuyihe Kristo nubwo yanduye, noneho ayishiremo urukundo ruduhatira kugira n'ibyo dutanga. Ariko nanone n'umupagani utanga yungukirwa byinshi. Nta muntu utanga ubura ibyaha abaha. Ariko iyo bije hano ku kintu cyitwa ituro, tugomba kwitangira umurimo w'Imana, kandi dukwiriye gutanga ituro rizima, ituro ritunganye. Iyo bivuze ituro ritunganye tuzagenda tubibona. Buriya uvuga ngo gufasha amafaranga ugatanga byonyine ntibihagije, ahubwo umutima uguteye gutanga cyane nicyo gituma nkurikije ibyigisho twize, kuko inarijye yacu iraza ikanduza ibyo dukora. Ariko iyo twayeguriye Kristo, none tube tugikora ku bwa ya narijye, ahubwo tugakora ku bwa Kristo, nicyo cyitwa ituro. Nicyo ntekereza ko cyaba ari ituro ritunganye rwose. Yego rwose. Igihe imbaga y'abantu yumvaga ikibwirizwa cya Petero ku munsi wa Pentekote, mbese ni iki cyabereye umutwaro imitima yabo? Byakozwe n'intumwa 2:37 n'uwa 38. Reka turebe icyo Petero yabwiye abantu kuri uyu munsi. 3:7 byakozwe mu mwaka 3 ndatubwira ngo abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa iyi mpano y'Umwuka Wera. Uwo Mwuka Wera rwose niwe utuma buri muntu wese ayoboka Kristo. Kandi hano hagiye hatubwira yuko nitwegurira Imana umutima wacu wose, umwuka wacu, ubugingo n'umubiri, byose bikerezwa muri we, azadukoresha. Iyo mbaraga y'abantu biyumviye abigishwa batangaza ko ari umwana w'Imana wari warabambwe, abatambyi n'abakuru bahinze umushyitsi. Abantu bumvise batsinzwe kandi bagira umubabaro. Petero yihanangiririje abari banyuzwe n'amagambo ye ko bari baranze Kristo kubera ko bari barayobejwe n'abatambyi n'abakuru b'idini ya Kiyuda, kandi ko nibakomeza kugirwa inama n'abatambyi n'abakuru, kandi bagategereza kuzemera Kristo, ariko abatambyi n'abakuru babanje kumwemera, nta na rimwe bazigera bamwemera. Hano inama abakuru b'Abayuda batangaga kwari uguhunga Kristo ndetse no kumwamaganira kure. Ariko noneho Petero yashishikarizaga abantu bari bacumitswe mu mitima no kubigisha igitambo cya Kristo wabambwe akanabazukira. Niyo mpamvu hano ngo abo bantu bakomeye, nubwo berekanaga ko ari abantu bazi Imana, bari buzuye umururumba w'ubutunzi bw'isi n'ibyubahiro. Ntibifuzaga gusanga Kristo kugira ngo bahabwe umucyo. Uri kumva neza yuko aba bantu bari bafite inzara n'inyota yo gusanga Yesu, ndetse biturutse ku Mwuka Wera intumwa zari zahawe, babasha guhamiriza Abayuda n'abakuru babo ibyo babonye ko Yesu Kristo ari we uri gukora ibyo. Ingingo rero yitwa kwitanga utizigamye
iri kuduhatira kwiyegurira Imana burundu ndetse no kwiyegurira umurimo w'Imana kugira ngo Kristo ahabwe icyubahiro, kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro ikoresheje ikiremwa muntu. Igeze ku musozo rero, watwunganira kugira ngo tubashe kubyumva neza. Iyi ngingo iraryoshye, kwitanga utizigamye, cyane cyane hano abantu bo muri kiriya gihe cya Petero ngo bari bafite ikibazo cy'uko bagombaga kwemera Imana kubera ko yemewe n'abatambyi n'abafarisayo. Bari abantu b'abatambyi, bari abantu b'abayobozi b'idini, bari abantu baremereye ku buryo abantu bose bari babahanze amaso. Noneho mu gihe batemeraga Yesu byatumaga na rubanda utamwemera. Rero byerekana ko iyo abantu bashaka kwemera Yesu kubera ko abatambyi bamwemeye, ntabwo rwose bari kugizigera bemera Yesu. Ni nayo mpamvu natwe hano iyi ngingo itubwira ngo kwitanga utizigamye, igihe twiyegurira Imana tukitanga tutizigamye, ntabwo dukwiriye gufata icyitegererezo ku bandi. Nguriya muntu ubwo ari upasitoro akaba atabyemeye, ngo buriya si byo, nguriya ngo ubwo padi, kandi mu kuri ijambo ry'Imana twarisomewe. Niyo mpamvu irarika mu ngingo itubwira ngo irarika ry'Imana mu ngingo twize mu minsi itambutse ryatubwiye ko irararika abantu bose. Nta nubwo ikubwira ngo banza urebe kuri uriya mbere yo kuza, oya, ahubwo wowe itabirarika ukire. Nushaka gukizwa kubera ko abandi bakijijwe, ntabwo uzakizwa. Rero n'ibyanjye namwe n'iby'umuntu wese wumvira irarika akeneye kwitaba akuye icyitegererezo kuri Yesu, nk'uko Yesu yahangaga amaso se, ngo yarahangayikishwa n'uko se atamwemera. Natwe bijya dukwiriye guhangayikishwa n'uko Yesu atatwemera. Naho abantu dushatse kumva nk'uko abantu bumva, ntabwo tuzigera tumenya Imana. Reka rero dusoze. Hari ikindi wakongeraho se? Ni gitoya. Ubundi kwitanga utizigamye birasaba kugira ngo nubwo abandi babivamo, yego wowe usigara uhagaze uri umuhamya wabyo. Kubera yuko Petero yabonye abandi bose bamuvuye kubw'ijambo Yesu yaravuze, maze aramukebuka aramubwira ati ese namwe murashaka kwigendera Petero? Aramubwira ati ese twakuvaho tukajye ko ari ufite amagambo y'ubugingo. Uwo niwe natwe tubabwira, uwo niwe natwe twishingikirijeho kugira ngo adukomeze muri iyi minsi igoye. Rero nahanjye nawe kugira ngo tubashe kumwomataho kandi abashe kuduhambiriza imirunga yo ireze y'urukundo, ndetse kandi itume tumwihambiraho kugira ngo tutazamuvaho kugeza ku iherezo ry'ubugingo bwacu. Nakoze cyane, reka tumushimire mwene data Mutagoma Amoni uburyo ari kudufasha muri ibi byigisho, kandi namwe tubashimire uburyo tubana kuri iyi cano. Tubifurije kugubwa neza ndetse no kurushaho gukura mu gakiza mu izina rya Yesu. Amen. Amen.